nafunguye Bitget wallet lite yo kuri Telegram, mbona bari kumbwira bati kanda hano tuguhe keyshard point niba warafaminze Tomarket airdrop. Nyikanda kuri iyo button bahise bambwira ngo based on your Tomarket point you can get these 7,002 keyshard points. Are you are key to unlocking platform reward? The more you hold, the greater your chance of getting reward. Okay, I can claim my keyshard point right here. Okay, you can see that this was giveaway from Tomarket in partnership with Bitget wallet lite. As I told you before, I told you that this Tomarket airdrop is backed by Bitget wallet. That's why you always like to observe that this Tomarket airdrop used to promote Bitget wallet, even Bitget exchange, even if Bitget wallet lite. Guys, nuko bimeze uri kubona ko nyine iyi Bitget wallet iri muri partnership na Tomarket airdrop. Nta nubwo biri muri partnership, ahubwo nakomeje kujya nkubwira ko iri ya Tomarket airdrop iri backed by Bitget exchange. Niyo mpamvu wagiye ubona bakunda kuduha task cyane zidusaba gukora ibintu byo kuri Bitget wallet. Ni nayo mpamvu rero hano batubwiye ngo Tomarket 15 days 2 hours and 10 minutes 7 seconds from December 17th 4 o'clock p.m. to December 24th 4 o'clock p.m. UTC. Tomarket users can visit the promotional page to claim the welcome gift and earn more keyshard by completing feature task best of lucky existing and mysterious task wait. Nuko bari kubivuga batangije uburyo abantu twamayininze Tomarket airdrop. Tomarket users twebwe twafaminze Tomarket airdrop dushobora gusura promotion page tugaclaiminga gift zirimo keyshard. Iyo promotion page ni yibise Bitget wallet. Iyo uje kuri iyi Bitget wallet byumvikane ko badusabye guconnecta Tomarket airdrop niyi Bitget wallet lite. Ngusaba ko wakishyura 0.05 APT kugira ngo baguhe Telegram stars. Bishatse kuvuga iki? Ni gute bamenya ko uri umuyuza wa Tomarket? Nuko nyine wa connectinze Tomarket app hano kuri iyi Bitget wallet lite. Ego uri kubona ko ni event izamara iminsi 15 yatangiye uyu munsi ku itariki 17 izarangira ku itariki 24. Hanyuma ndagira ngo urebe no kuri iki kintu. Mu minsi yashize nakubwiye ko iyi Bitget wallet lite iri gushyiraho uburyo tuzajya dufata Telegram stars dufite kuri Telegram tukaba twazihinduramo crypto tukabona amafaranga tukayagurisha kuri mobile money. Mu byukuri bishatse kuvuga ko iyi Bitget wallet iyi lite nyine yo kuri Telegram ntago yo na Tomato ubwayo bakishoboza iki kintu, kuko ziriya Telegram stars ni za Telegram nyine. Bigaragara ko harimo izindi mbaraga za Telegram muri iyi project ya Tomarket airdrop, kuko niba tuzajya dufata Telegram stars tukazitanga tukagura coin, cyangwa se wasanga n'ubundi wenda iyi ari feature ya Tomarket airdrop, ariko birumvikana nago yazana iki kintu Telegram nayo nka nyiri Telegram stars itabiziho. Iyo utumiye abantu batatu baguha keyshard point 1000 n'izi task ugakomeza kuzikora. Bari kutubwira ngo complete a total of 3 farming tickets. Go hanyuma uri kubona ko nge ya gift yanjye ya welcome gift yanjye kuko na farminze Toma na claiminze. Nawe wanyura kuri link iri muri videos description box ukareba ko nawe wabona aya mahirwe yo kubona kuri keyshard point. Dore ko nyine izi keyshard point mu minsi iri imbere nyine bazaziduhembera. Sinzi navuze ko bashobora kuzazikoramo coin bakayiritinga cyangwa se bakabiduhembera nk'uko
Binance Moonbinks izaduhemba kuko turi gukina iriya Binance Moonbinks game kuri Telegram. Hanyuma ikindi kintu nyine kuri Tomarket airdrop muzi ko ku itariki 18 ku munsi w'ejo bazakora Snapchat bakareba levels turimo, kuko nabonye bari kuvuga ko airdrop izaba iri based on levels. Ziriya levels turimo nizo zize effectinga airdrop. Ngira ngo nuko bimeze. Ushobora kuza hano kuri aka level indicator. Iyo uje hano kuri level indicator ubona ko mu by'ukuri baratubwira ngo listing season airdrop mainly depend on levels. Uri kubona ko ibyo wagakoze byose wagakwiye ku making sure ko uri muri level yo hejuru. Kandi nyine mwibuke nyine hano hariho countdown. Yo usubiye inyuma ho gato ubona ko hano hari countdown, hasigaye umunsi umwe n'amasaha 4 kugira ngo bakore final Snapchat barebe level turimo. Niyo mpamvu ikintu usabwa ni ukuza hano kuri iyi level indicator ukareba niba ufiteho Telegram stars ukazikoresha, ukareba niba ufiteho Tomarket stars ukazikoresha uri kuzamuka muri level. Gusa ariko nkanjye ubu bari kumbwira ko nimbona izindi Tomarket stars 59 ndi bugere muri iyi level ya platinum. Mwibuke ndi muri gold 4. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Ubu negereje ko wenda nje hano kuri task negereje ko aya masaha 4 arangira. Aya masaha 4 narangira ndongera nze gukoresha 0.05 APT kugira ngo mbone Tomarket stars 40 ndetse n'izindi ndaba mfite nazo barazi kuba ukuntu. Niyo mpamvu ngiye kuza hano kuri home. Izi drop games zanjye 193 zose nkazikoresha kugira ngo nze kubonaho Toma. Dore ko iyo tunagenda dukina i drop game n'ubundi tugenda tubona na Tomarket stars. Nze kuzikoresha ndi kuzamuka muri level, ariko byumvikane ko ntabwo izi drop games zishobora kuma Tomarket stars 59 kubera ko bambwiye ko nimbona Tomarket stars 59 ndi bugere muri level ya platinum. Ubwo byumvikane ko ndabanza negereze ko aya masaha 4 arangira nze kongera nishyure 0.05 APT kuko nari nabikoze mu kanya, kandi umuntu yemerewe kubikora inshuro imwe ku munsi. Byumvikane ko ndakoresha ibishoboka mbone Tomarket stars 59 kugira ngo nze kugera muri level ya platinum. Ikindi kintu ngira ngo nkubwireho ni kuri dogs airdrop. Dogs airdrop yo na cat airdrop. Musko kera turi gukora cat airdrop najyaga mbabwira ukuntu yaturutse ahantu hamwe na dogs airdrop. Gusa cat airdrop ntabwo yaduhaye amafaranga menshi nkayo dogs airdrop yaduhaye, ariko baduhaye season ya 2. Season ya 2 ngewe nakomeje kuyikora nkajya na uploadinga ziriya avatar ziriya cat. Dore ko nyine n'ubundi nari naraguze iriya OG pass nari narayiguze. Dore ko nyine ubwo na uploadinga avatar 3 ku munsi. Niyo mpamvu nyine cat nyiri kuyikora. Ubwo rero cat yo na dogs byaduhaye ibintu byenda kumera kimwe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wenda muri uku kwezi kwa 12 dushobora kubona cat season ya 2 ibaye listed. Dushobora kubona muri iyi holiday period turimo kuri dogs ho batubwiye ngo ni holiday season nyine ngo tuzajya tuza dukore daily check-in. Gusa ariko iyo uje nka hano hambere hari iyi stars ugasa nk'uhakanda ubona ko badusaba kwishyura Telegram stars 85. Waza no kuri aka ka 2 bakatubwira ngo naho turishyura Telegram stars 85. Aka ka 3 nuko, aka ka 4 nuko. Ariko nyeka ko impamvu bimeze gutya, impamvu hariho ko ngomba kwishyura izi Telegram stars 85 ngewe nabimenye ku munsi w'ejo. Ndaza mfungura iyi dogs. Uri kubona ko ku munsi w'ejo ho hariho 5 wenda nkakanzeho. Uri kubona ko bansaba gusoma iyi story gusa. Byumvikane ko bari kunsaba kwishyura
Telegram stars 85 kuko iyo minsi wenda nayihombye kugira ngo nze kuba nabona amahirwe nkaho iyi minsi nayo nayicekinze. Ubwo bishatse kuvuga iki? Kuri dogs uzajya uza ukore check-in ku munsi turiho, uyu no munsi wa gatandatu, usome story, yego uraza ugasoma iyi story, ubundi ugahita uza hano kuri close. Ubwo uyu munsi ndaba nkoze check-in, ejo nzagaruka gukomeza kugeza ku munsi wa 28. Batubwiye ko ibi ngibi bizajyana no kuba twaholdinga dogs. Minimum dogs ushobora guholdinga ni dogs 50,000, ukaziholdinga kuri wallet, kuri Tomarket wallet wa connectinze hano kuri dogs. Ku bantu bashyashya mutakoze dogs airdrop, iyo ukifungura dogs iyi Telegram mini app bagusaba kubanza guconnectaho Tomarket wallet, kuko nyine utakoze dogs airdrop nago Tomarket wallet yawe uri connect hano kuri dogs. Ariko ku bantu mwakoze dogs akanako mugacekinge, mujye muza mukore daily check-in, mukande ku munsi turiho, musome iriya story, mu closing batubwiye ko bashobora kuzaduha iminsi mikuru. Reka dutegereze turebe. Nari navuze ko na Kati nayo yakoze ikintu cyenda gusa n'iki, kandi mwibuke mbere niba mujya mukurikira ibiganiro byacu neza, mbere turi gukora Kati navuze ko Kati ivindi imwe na dogs airdrop. Yego wenda reka tuze hano dufungure Kati turebe uburyo nayo yabikozemo. Hanyuma mwibutsa ko niba uri mushyashya ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nitwa Dezo, nkora ibiganiro na video tutorial bikwereka uburyo wakoresha ugakora amafaranga kuri internet nta gishoro bigusabye. Kanda kuri subscribe iyi video, wihe like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza gatanu kuri kagenzi kako. Nari navuze ko Kati njyewe naguze iyi OG pass, ni nayo mpamvu as well as good mfiteho card point 319,56. rero ngiye nkoresha bwa buryo bwo kujya nza hano nkajya nshyiraho iyi avatar, nkajya na uploadinga iyi foto ya Kati. Hanyuma iyo tuje hano kuri craft ubona ko naho badushyiriyeho uburyo bwo kujya tuza tugakora daily check-in. Uyu munsi ngiyewe na claiminze card point 1,500, ejo nza claiming 2,000 gukomeza. Wenda nje hano kuri show future rewards, uri kubona ko kugeza ku munsi wa 30 bazama ngo item, ariko hano ku munsi wa 29 nzabona card point 30,000. Ushobora no guclaiminga gift avatar by reference, ariko bambwira ko ngo your avatar doesn't match the preference. Wenda nzakomeza ngenza turebe ko bazama amahirwe yo guclaiminga izi card point 6,000. Bishatse kuvuga iki? Ejo nakubwiye ko muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka turi muri Q4, project nyinshi zagiye zidusezeranya ko ariko zizaduha airdrop. Byumvikane ko ukwe nawe kugira aba project twagiye dukora ukajya unyuzamwo amaso, zigomba kuduha iminsi mikuru. Wenda reka turebe tomato ejo bundi kuri 27 tuzarebe iriya Vetas, mu kwa mbere tuzareba pause. Nakubwiye uburyo wa connectaho Solana wallet. Ego ntizi ngizi wenda nazo sinzi ngo bizagenda gute, n'izindi zitari kugenda zigira icyo zitubwira, wenda zizatubwira. Tapswap nabonye nayo biri kuvugwa ko ishobora kuzaba listed, wenda ndaza kuguha video update ni iki wagakoze kugira ngo wongere umubare w'amafaranga ushobora kuzabona. Hanyuma ngira ngo hari ibintu byinshi rwose mbafitiye ngomba kubagezaho bijyanye na update kuri project nyinshi. Kanda kuri subscribe iyi video, wihe like, reka duhure mu kanya. Imana ibarinde, bye bye.